kubaho wishimye, kubaho byiteka, udapfa, utarwara, byemaze kwangizwa n'amahitamo umuntu yari yagize. Rero ubugingo buhoraho, ubuzima tuzabaho, ubwo uyu munsi wa none Imana yashimye ko nawe uzabubamo wabugizemo iki? Uruhare. Biteye ubwoba kuko igiteye ubwoba si inyigisho cyangwa si ibyo tuvugira hano, ahubwo igiteye ubwoba nibyo tutamenye kandi noneho bitureba. Kuko Kristo uko tumuzi birenze uko ari. Tumuzi ku ruhande rumwe, ariko ngubu tugiye kumuhishura mu bundi buryo. Niyo mpamvu nanjye mbikubajije kugira ngo abadukurikiye barusheho kubisobanukirwa neza, bamenye se ni ibiki bidutegereje, ni ibiki biri imbere, ni ibiki tutamenye kandi byari ngombwa ko tubimenya. Urakoze cyane. Reka dutangire ku mateka y'ahahise kugira ngo tumenye ahazaza. Yego. Nayo duhagazemo uyu munsi. Urakoze. Ahari twihuse mu mateka wumvishe ko Imana yaremye umuntu atabigizemo uruhare, ikamuha iby'agaciro by'umurengera, ariko kandi nubwo nta ruhare bigizemo, yewe n'ubu bugingo tutegereje kuzabona, kuko birenze icyo umuntu yabasha gukorera cyangwa se guhabwa nk'igihembo. Nacyo hari undi mugabo nanone wishyuye ikiguzi cy'umurengera. Ubwo nagira ngo nihute kugira ngo tumenye icyo tutamenye kandi cyari ingenzi. Ese waba wifuza ahantu heza ho gukorera ubukwe, ababutashye bose bagasigara basiganuza? Aha nta handi, ni kuri Makita Tent Design. Kuri Makita Tent Design tugufitiye tente ngari nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa se ibindi birori. Tugukorera amahema yo gutwikira imodoka cyangwa se gukoresha muri bizinesi zawe. Si ibyo gusa kandi turanayakodesha mukayagarura ku giciro gitoya kinogeye buri umwe wese. Makita Tent Design iherereye Kimironko munsi gato ya Beka. Ukihagera usanganirwa n'icyapa kinini cyanditseho Makita Tent Design. Dutangiye tugusuhuza kandi tukwifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana Data twese. Weho mukunzi wacu ubana natwe, weho ukurikirana ibiganiro byacu 5x5. Dufashe uyu mwanya kandi tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe uri gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye. Ibyo bibaho mu buzima. Ariko kandi nanone dufashe uyu mwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindurire amateka, ubuzima bwarushe kugenda bumererwa neza cyane. Nge wumva nitwa Ngoboka Miriam Theo, nguhaye ikaze mu kiganiro. Ntago ndi njyenyine mu kiganiro, ndi kumwe n'umutumirwa, ni nayo mpamvu kandi cyitwa ikiganiro. Ndagira ngo musabe atore mikoro, hanyuma reba ku ruhande dore hari mikoro, hanyuma utangire wibwira inshuti n'abakunzi badukurikiye. Yego, urakoze cyane Ngoboka. Nitwa Habimana Jean Pierre, ndi mwene so musangiye amakuba n'ubwami. Nejejwe no kubana namwe muri kino kiganiro. Tugiye kuganira amagambo y'ibyanditswe byera. Imana idahana umugisha mu izina rya Yesu. Uragira uti tugiye kuganira ku magambo y'ibyanditswe byera, ariko bura hari ibitera n'ibyera. Yego rwose. Ibitera nibimeze gute? Ibitabo byabayeho mujya mu byumba by'abakonikoni, ibyo ntibyera na hato. Na siyanse igira umumaro umuntu, ariko urya nawe ntabwo ari yera. Yego. Ibyera rero ni ijambo ry'Imana gusa. Yego. Ubwo ni ukuvuga ngo uri umugabura w'ijambo ry'Imana. Umugabura bivuze byinshi, ariko kandi nabwo bivuze gutyo ntabwo waba ugiye kure y'ukuri. Yego. Ndagira ngo tugusabe utwemerere n'ubundi dutangirire mu isengesho kugira ngo umwuka w'Imana adushyigikire. Tugushimye uhoraho Mana Nyiringabo, tugushimiye ko uri uwera mu isi no mu ijuru uhabwa icyubahiro. Tugushimire rero aka kanya keza uduhaye kugira ngo dusangize abadukurikiye ubutumwa bwiza. Ndagusaba nk'inyiga cyane uri mu ijuru uhagarikira ijambo ryawe, ukomeze kuba hagati muri twe, ukomeze kutwungura. Mu izina rya Yesu tubisabye Imana, amen. Usenze ugira uti Imana ikomeze kutwungura.
urashaka ko twunguka iki? yego umuntu ni uturabyo, bivuze ko igihe cyo kurama ari gito cyane. Iyi si ikaba ifite amateka menshi akomeye kandi ari umuntu, yewe n'umuntu w'iki gihe, kabone nubwo ibyo byose byatangiye adahari, ariko ahari kugira ngo abikomerezeho. Kunguka rero ni ingirakamaro, cyane cyane kunguka iby'Imana. Kucyumva ko umuntu yakomeza ibintu byatangiye adahari. Urakoze cyane. Yego, Imana ikimara kurema umuntu yamuremye kugira ngo anezerwe, kandi ari nacyo cyatumye Imana yishimira gukomeza kwihanganira kuba hafi y'umuntu, kuko ari ukurema umuntu ikamushyira ku isi. Yamuremye adahari, kandi n'umuntu nawe haramutse atunganije Imana avuga ati kuki utabanje kugisha inama, nawe afite impamvu yo kuvuga, ariko acumuye ajya kure y'ubwiza bw'Imana, hanyuma atangiye kugibwaho n'ingaruka zabyo. Icyo gihe rero Imana byarayibabaje, itekereza ko ubwo umuntu yabayeho atabigizemo uruhare, noneho imuremera ubundi buzima azabamo, ariko we yabigizemo uruhare. Sinzi iki kintu niba cyumva. Ibi bintu ngero bisubiremo. Ni ukuvuga ngo Imana yaremye umuntu yibona mu byiza gusa atavunikiye. Urumva no kubyaya no kubyitwaramo nabi cyari ikintu kimworoheye. Yego. Ariko amaze kujya kure y'ubwiza bw'Imana, akoze icyaha, agirwaho n'ingaruka zabyo. Ibyo byose niko byababazaga Imana. Niko Imana yamuteguriye icyo wita hari nakwitwa umugambi wa kabiri, plan B, kugira ngo ahari imutegurire ubuzima yari yamuteganije bwa mbere, ntabukurikiye, ariko ubwo azabamo none nawe azaba yabaye umufatanyabikorwa. Icyo rero nicyo uyu munsi wa none turiho dutangaza, ni ukugira ngo ubuzima cyangwa se ubugingo buhoraho Imana yateguye mu mugabane wa kabiri, kuko uwa mbere wari umaze gupfuba, ariko nibura umuntu abe yashyizemo uruhare rwe, nawe agira ibyo aruhiramo, azabibone koko abikwiye. Nibyo Pawulo yavuze ngo ndaterana ibipfusi ariko si nkuhusha, ndirukanka ariko si nkutazi yonjya. Yego, ariko we arahazi, yasoje avuga ko ahazi. Yego, hanyuma buriya uko turiho ku isi, uko turebwa, nta n'umwe wahisemo kuza. Yego. Nta n'uwo wahisemo kubaho yitwa umuntu. Nuko uruhererekane rugenda rukajya kuri Adamu, adafite icyo yasobanurira umwana we, na Adamu nawe ntafite icyo yasobanurira Imana. Ariko hari ubugingo cyangwa se hari ubuzima bwa kabiri, kuko ubwa mbere kubaho wishimye, kubaho by'iteka, udapfa utarwara, byamaze kwangizwa n'amahitamo umuntu yari yagize. Rero ubugingo buhoraho, ubuzima tuzabaho, ubwo uyu munsi wa none Imana yashimye ko nawe uzabubamo wabugizemo iki? Uruhare. Uzi ko mpise mvumbura impamvu y'agakiza. Barakoze cyane. Mbere yuko agakiza kabaho, ubundi agakiza kaje ariko umuntu yaguye mu byago, kaza kumutandukanya. Ariko mbere umuntu yahoze mu bwiza. Agakiza nyine kaje yaguye mu byago, ariko nako kahishura umugambi w'Imana n'urukundo rwayo. Umumaro w'aka gakiza wari uwuhe? Naguye ngo agakiza kaje ari ibyago, ni ugutabara mu yandi magambo. Impamvu uzajya kumva ngo Yesu ni umukiza, ni umutabazi. Kuvuga ngo iyo ataboneka twe dupfuye by'iteka, ariko kuke twiringiye kuzabaho kubera Imana. Wenda abantu bakubonye ari ubwa mbere, ufite inyigisho nziza, ariko kandi nanone nawe ukagira uti iteye ubwoba. Biteye ubwoba, kuko igiteye ubwoba si inyigisho cyangwa si ibyo tuvugira hano, ahubwo igiteye ubwoba nibyo tutamenye kandi noneho bitureba. Kuko Kristo uko tumuzi
birenze uko ari. Tumuzi ku ruhande rumwe, ariko ubu ngubu tugiye kumuhishura mu bundi buryo, ku buryo kubana na Yesu byonyine biteye ubwoba. Ni ukubana nawe uhinda imishyitsi, utinya kuri icyo avuze rimwe wowe wumva kabiri, icyo gihe uba wamumenye. Kandi ni nacyo kiguha amahirwe yo kuva mu rwego rumwe ujya mu rundi. Burya imbata, niba warakurikiye amateka y'imbata, no kugira ngo imbata ifate uruzinduko ruciriritse cyangwa se rugufi, irabanza ikarusaba shebuja. Imbata rero siba hafi ya shebuja iteka. Icyo rero uko urushaho kumenya ijambo ry'Imana, riragenda rikakubata, ukaba imbata y'Imana. Uragira uti igiteye ubwoba si ibyo tuvuga, ahubwo igiteye ubwoba n'ibyo tutamenye. Yego. Ibyo tutamenye ni ibiki rero? Turaha kugira ngo tubisobanure. Niyo mpamvu nanjye mbikubajije kugira ngo abadukurikiye barusheho kubisobanukirwa neza, bamenye ite se ni ibiki bidutegereje, ni ibiki biri imbere, ni ibiki tutamenye kandi byari ngombwa ko tubimenya. Urakoze cyane. Reka dutangire ku mateka y'ahahise kugira ngo tumenye ahazaza. Yego. Nayo duhagazemo uyu munsi. Urakoze. Ahari twihuse mu mateka, wumvishe ko Imana yaremye umuntu atabigizemo uruhare, ikamuha iby'agaciro by'umurengera, ariko kandi nubwo nta ruhare bigizemo, yewe n'ubu bugingo tutegereje kuzabona, kuko birenze icyo umuntu yabasha gukorera cyangwa se guhabwa nk'igihembo. Nacyo hari undi mugabo nanone wishyuye ikiguzi cy'umurengera kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Iki kiguzi cy'umurengera rero nacyo gifite ikindi kigombero kigiherekeje. Umugabo witwa Yesu, ndakubwiza ukora ateye ubwoba, ntabwo ari ukubatinyisha. Yesu ateye ubwoba, ni umugabo wigaragaje nk'umuntu uciriritse mu isi. Abantu bamwitsitaraho, bamwibeshyaho, ndetse benshi babigenderamo, ariko n'umugabo ufite ijambo nyajambo. Yego. Ateye ubwoba kuko ibyo ategetse mu itangiriro bisoreza mu iherezo. Yego. Yesu rero yaje avukira mu rugo rw'umugabo w'umubaji. Igihe kiragera arakura, ahamagara abigishwa be, arabigisha imyaka 3, abaha umurimo, bajya kwigisha ubutumwa bwiza. Ubwo ndimo ndavunagura kuko aya mateka ugiye kuyasoma ntago abenshi tuyaziranyeho cyangwa se turayazi. Yego. Imivukire ya Kristo uyibona mu butumwa bwiza bwa Yesu nk'uko bwanditswe na Matayo igice cyaho cya 2, ugakomeza. Rero na Luka igice cyaho cya 1 naho harabivuga. Rero amaze kubaho atoranya intumwa 12, amaze kuzitoranya, ubwo nagira ngo nihute kugira ngo tumenye icyo tutamenye kandi cyari ingenzi. Amaze kubatoranya arabatuma, abatuma ibihugu byose kugira ngo bagende bigishe ubutumwa bwiza, nk'uko biri muri Mariko 16:16 na 17. Yego. Maze baragenda, ariko kuko yasanze abatambyi b'i Yerusalemu bari bariraye, ari nayo mpamvu mbwira umuntu wese ngo umuhamagaro wawe n'uwanjye ntabwo biruta ibya Kayafa na Ana, bari abatambyi bakuru. Rwari urwego rwubashywe munsi y'ijuru rwose. Yego. Ntabwo rero kuba bataramenye Mesiya n'imigambi ye ntabwo ari ubuswa bwabo, ahubwo akantu gato cyane katuma uhusha intego, ukibona mu wundi murongo utigeze utekereza ko nawo uhari. Twihuse rero, Yesu yasubiye mu ijuru, nk'uko hari ikiganiro nigeze ntanga ku gitangazamakuru kimwe. Yego. Yasubiye mu ijuru mu kwezi kwa 3. Yesu burya yagiye mu kwa 3. Yesu yasubiye mu ijuru mu kwezi kwa 3. Yego. Ndetse yohereza umwuka wera muri uko kwezi kwa 3. Ariko burya ni nacyo gihe yanavukiyemo. Yavutse mu kwezi kwa 3. Iyo rero abantu twebwe tuzi ngo yavutse mu kwa 12 kuri Noheli. Oya. Ntabwo ari byo. Ntabwo ari kuri 25. Oya.
nabo ariko bene kubishyiraho ayo matariki nabo barayavuguruje Mm. bavuze yuko atacyo gihe yavukiye. Mm. Yesu yavutse mu kwa gatatu Mm. kandi asubira mu ijoro muri uko kwezi, ni namwo yoherejemo umwuka wera ukomeza itorero nk'uko tubibona mu byakozwe no mu gice cya kabiri. Mm. Itorero rero Yesu yabayemo kandi yafonze yatangije ryitwa itorero rya Efeso. Aya matorero rero nk'uko Yesu yatondetse, Efeso bivuga igishimwe cyangwa se itorero ryera. Mm. Ryabayemo intumwa 12, imwe muri zo iza gusoza umurimo wayo nabi, batora uwitwa Matiyasi aramusimbura, ariko na nyuma yaho haza guhamagarwa uwitwa Pawulo. Yego. Uyu Pawulo rero yakoze umurimo ukomeye cyane, niwo tuza kugarukaho kugira ngo tumenye ukuntu Yesu yagiye akora umurimo we mu gihe cyategetswe. Mm. Pawulo uyu nguyu yari afite amaraso y'abantu babiri. Ise wa Pawulo yari Umuroma, ariko nyina akaba Umuheburayo. Yego. Muri kamere y'Abaheburayo, ubwoko bw'umugore nibwo ubwoko bwawe. Muri kamere y'Abaheburayo. Ariko ahandi mu yandi moko n'Abanyarwanda barimo, ubwoko bw'umugabo nibwo bwoko bw'umwana. Ibyo rero niko imbekera niko byabarwaga. Pawulo rero Imana yamutoranije imuzi neza, izi nicyo agomba gukora mu gihe gikwiriye. Dusomye ibyakozwe n'igice cya 9 tubona uwitwa Sawuli agiye Damasiko kurenganya itorero. Yego. Ageze mu nzira afatwa ijwi riramutungura riramubwira riti Sawuli, Sawuli, urandenganyiriza iki? Nawe yikubita hasi agwa igihumure, abaza ijwi ryamubazaga riti urinde mwami nkagukorera? Ahubwo ati ndi Yesu urenganya. Ati gira bwangu rero byuke ugende i Damasiko, urahasanga umugabo ari buze kukubwira icyo gukora. Aragenda, ageze i Damasiko ahasanga umwe mu bigishwa ba Yesu wari wuzuye umwuka wera, aramubatiza. Arangije amukora harahumuka. Pawulo atangiye kwigisha ibya Kristo uhereye umunsi, nyamara yabarwaga mu gihe cy'abarwanya ibya Kristo batanabyumvaga. Igihe cyarageze rero Pawulo agaruka i Yerusalemu, ariko abanziriza mu butayu aho yigishijwe n'umwuka imyaka 3 yigishwa ibyanditswe. Maze amateka avuga yuko igihe yagarukaga i Yerusalemu abantu baramufashe kuko yari yavuye mu gice cy'abatambyi n'abandi bantu bakoranaga n'abasadukayo, ahubwo asigaye ahamya ibya Kristo. Nyamara umugabo wamufashe we ari mu ijuru kandi babiziranyeho. Pawulo yayamanitse. Pawulo ari gukorera Kristo. Yitwaga Sawuli, ahindurwa n'izina yitwa Pawulo w'Itaruso. Amateka rero tuyirukanse ngo turacyari muri periode y'itorero rya Efeso. Pawulo igihe kiragera agiye Yerusalemu, maze agezeyo abaho batangiye kumureba nabi, agira ubwoba. Turi kwihuta mu mateka, maze bamurega yuko yaje guhumanya urusengero. Ubwo yarazanye Timoteyo mu rusengero, igira inama yo kumukeba kugira ngo yubahirize umuhango w'Abayuda. Igihe cyarageze rero ntibanyurwa nabyo, ahubwo bagira inama yo kumwica. Igihe kiragera rero baramufata, bamuta muri yombi, maze umwe mu basirikare aramufata aramucikisha. Pawulo arafungwa. Amaze gufungwa amara iminsi afunzwe, maze umva ibya Yesu ukuntu biteye n'ubwoba. Nkubwira ngo icyo tutamenye nibyo biteye ubwoba kurusha ibyo twamenye. Maze Pawulo amaze kuba muri gereza, mubyara wa Pawulo aza kumva inama bamugiraga, arangije aragenda abimenyesha Pawulo ari mu nzu y'imbohe. Maze Pawulo kuko yari yifitemo ubwene gihugu bw'Uburoma, kandi icyo gihe ingoma y'Abaroma akaba ari yari yarafashe ubutegetsi bwose bwo mu isi, ubwami bwose bwo mu isi, byari ngombwa ko Abaroma bategeka rwose Abayahudi. Yego. Pawulo rero arangije atekereza icyo Abayahudi bari buze kumukorera, abona yuko ari kumwica kuko nicyo bari bagambiriye. Icyabayeho ni iki? Niko shebuza Kristo yari yagambiriye kumuha misiyo yo kujya i Roma.
amarana iminsi aganira n'uwo bita Felicien na Fesito, bamara igihe, arangije bamugeza imbere y'urukiko. Pawulo arangije ajurira Kayizari Augusto yuko atakiri imbohe ibohwa cyangwa iregwa cyangwa se yiregura imbere y'Abayahudi, ahubwo ko ari Umuroma. Ariko tutambutse mbere gato, mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya 23 umurongo wa 11, muri iryo joro Yesu abonekera Pawulo ari mu nzu y'imbohe, arangije aramubwira ati uko wampamirije Yerusalemu ni nako ukwiriye kumpamiriza i Roma. Ntiwumva iki Roma? Ndagira nkubwire yuko Yesu niwe uba mu butware bwose kandi niwe ugenza uko ashaka munsi y'ijuru ndetse no mu ijuru ubwaryo. Maze ubwo Pawulo yagezwaga imbere y'urukiko, yaravuze ngo uhereye none sinongera kwiregura imbere y'Abayuda, ahubwo njuririye Kayizari Augusto. Abakanya abanyarukiko babura icyo bakora, barangije baramubwira ati rero urajya i Kayizari. Ubwo babaho ngaho bamutegurira abajepe, abasirikare bo kumurinda kugira ngo bafate ubwato bwerekera hehe? I Roma. Maze aragenda, hari ubwato bwatwaraga imizigo n'abantu, babujyamo. Pawulo yari imbohe ajya i Roma, ariko ari mu nyanja. Pawulo wari wuzuye umwuka wera, Satani akenguza cyangwa se akeka yuko hari igitero cy'uburyo bw'umwuka kigabwe ku bwami bw'abami i Roma, kandi bwari ubwami rwose bw'umwijima. Icyo gihe rero byabayeho Pawulo, reka dukoresha imvugo yo muri no minsi, yari arimo amapingu, ari munsi ya pandagari bamutwaye i Roma, ariko uko kumutwara yari kuri misiyo aziranyeho nande? Na Kristo, na shebuja. Amen. Noneho Pawulo rero baramujyana, ageze mu nzira, umuyaga uba mwinshi mu nyanja, batsika ubwato ku kirwa cy'Imerita, aho ahamara iminsi kugira ngo iminsi y'imbeho bayihategerereje. Twageze mu byakozwe n'intumwa igice cya 28. Pawulo rero amaze gusoza umurimo we cyangwa se kuba ku kirwa cy'Imerita, hasengera n'umukuru n'umusaza wari se w'umukuru w'ikirwa cy'Imerita, wari umaze iminsi arwaye, arakira. Abantu baho rero baramutangarira cyane, baranamukunda. Pawulo akomeza urugendo rwe nk'uko amateka tuyirukanse, agera i Roma. Ageze i Roma bamushyira mu nzu ya wenyine kugira ngo azategereze igihe umwami Kayizari Augusto azasoreza imirimo ye, maze azamutegera amatwi. Ariko icyo gihe yaragiye nk'umwenegihugu kandi umuntu ufite amaraso y'Abaroma. Maze barangije baramumuzanira. Kayizari yumva impaka z'Abayuda bamurega, arangira bagati mba ibyo bamurega ni bya bindi bya Kristo wapfuye akanazuka. Yumva ni ibintu ahaye umwanya mutoya cyane, arangije aramurekura avuga ati mbese ni gute Abayuda bagushinja ibya Yesu wapfuye akanazuka? Ibyo birandeba, nibakurekwe kuvura Umuroma. Babura icyo bakora, Pawulo bamureka. Umugabo wuzuye umwuka wera, kuba yarageze ku butaka buriho ubwami bukomeye cyane kandi budakorana n'Imana, kandi imbaraga yari murimo yasenyaguraga ibikuta n'ibihome igashyira hasi. Pawulo rero umunsi atanya kubwiriza ubutumwa bwiza, yigisha Uburayi, yigisha Ubutaliyani bwose arabusoza, yigisha n'ibindi birwa. Urabibona nujya gusoma Bibiliya, hari page bamuhaye bwite isobanura ibihugu Pawulo yagenzemo. Pawulo yagenze mu bihugu byinshi cyane. Pawulo abwiriza ubutumwa bwiza, maze abantu baho bakira ubutumwa bwiza, bakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Amatorero yose arayashinga, akajya yandika inzandiko ayakumbuye ayatashye. Ubwo buryo rero Pawulo yabayeho intumwa idasanzwe, kandi Imana ikora nawe iby'ubutwari. Hanyuma rero ubwo yarageze ku cyicaro cy'ubwami bw'abami i Roma, hakozwe iki? Havuzwe ubutumwa bwiza, ahashinga n'itorero. Haleluya, amen. Pawulo rero gushinga itorero i Roma cyari ikintu mu isi y'umwuka, cyari gisobanuye ko agabye igitero simusiga cyo gusenya ubwami bwa Satani. Igihe rero cyarageze, Satani yatinyaga intumwa n'abantu babanye na Yesu kubera umwuka hari ubarimo. Pawulo akomeza agenda ibihugu byinshi, ahashinga amatorero, ajya muri Espagne, ajya mu bihugu by'Uburayi byose arabizenguruka, ahabwiriza ubutumwa bwiza, ahashinga amatorero. Pawulo asoza urugendo rwe,
agarutse Roma aranapfa. Pawulo atakiriho rero, Yohana nawe yari afite amateka ameze nk'aye. Ubwo turi muri periode y'imyaka 100 iryo torero rya Efeso ryamaze. Pawulo yapfuye agana muri za 60 na kangahe, hafi na 7 gutyo. Hanyuma hagana muri 95 uwitwa Yohana ari ku kigwa cy'Ipatimosi aho bari bamuciriye, Imana ihamusanga ihamwereka igitabo imuhishurira ibizabaho. Niho yamuhishuriye igitabo cy'ibyahishuwe. Ibyahishuriwe Yohana kugira ngo nawe bimenyeshe amatorero 7 yo muri Aziya, niko bitangiye bivuga. Hanyuma amaze kwakira rero imizingo y'ibyahishuriwe Yohana, arasoza arapfa arahambwa. Izindi ntumwa zose zari zarapfuye. Ko turi mu mateka. Noneho rero haba harangiye intumwa zose, na periode y'itorero rya Efeso irasoje. Efeso birarangiye, hajyaho itorero ryitwa Simuruna. Ubwaryo Simuruna, wenda tutaragera ku itorero rya Simuruna, yego, ndagira ngo ngaruke nyuma ngendeye ku ntego twahagurukiyeho, kuko nari ndimo nkubaza ngo wavuze ngo igiteye ubwoba si ibyo tuvuga, ahubwo igiteye ubwoba nicyo tutarahishurirwa, yego, cyangwa tutaramenya. yego. Niho twahereye duhita tuvuga ku mateka ya Pawulo. Ndagira ngo mbisanishe wenda n'ubuzima bwa kino gihe. Pawulo akiri Sawuli yari umwe mu barenganyaga intumwa, ndetse akaba umwe mu banzi ba Kristo. Icyo gihe reka mvuge ngo yaridegembyaga nk'uko hano hanze natwe tubona abantu bidegembya, basambana barasambana, biba bariba, bararoga bararoga, bagira amashyari barayagira. Muri make buri muntu afite liberite bitewe n'urwego arimo. Yego. Hanyuma ndagira ngo menye igiteye ubwoba ni cya gihe Pawulo ahuye na Kristo atantekerezaga yuko ari buhure na Kristo. Yego. Ubwo wenda icyo uraza kutubwira. Icya kabiri, icyo tutari twamenya ni icyo dushobora gukoreshwa nyuma yo guhura na Kristo. Ndagira ngo banze dusobanuriraho. Igiteye ubwoba muri byo ntiturakigeraho, ariko kandi n'uwasobanura ku byabaye kuri Pawulo hari icyo yavanamo. Icya mbere, ubu bwiye umuntu tujya kubwiriza ubutumwa i Roma cyangwa se n'ahandi hantu, yagusaba ibizamutunga nibyo, ariko Pawulo habonetseho impaka zatumye abayuda banezezwa nuko yajya gufungirwa i Roma. Agenda muri kondisiyo mbi, reka mbivuge gutyo, nk'imfungwa. Ariko shebuja nusoma mu butumwa mu byakozwe n'umwaka 23:10 n'umwe harakubwira ko yamuhaye misiyo. Ibaza ibintu bibiri, ninjoro yaje amuha misiyo, mu gitondo bari byuko ajya kugujurira kuri Kaisari Augusto. Arajya Roma, ariko agiye kwisobanura, ariko ajyanywe n'iki na misiyo byose cyarimwe. Aho harimo akandi kantu rero katigeze kamenyekana, ariko kandi kari ingenzi cyane, kuko inzira z'Imana ni nyinshi cyane kurenza uko twabwe abantu tubitekereza. Icya kabiri, kugeza ubutumwa i Roma byagusabaga nyine kugira ngo ube wisanzuye, wagombaga kuba ufite amaraso yabo. Yego. Yesu rero yatoranyije Pawulo amuzi, yarazi uwo ari we. Ntabwo Pawulo yari Umuroma, Pawulo yari Umuroma, nyina akaba Umuheburayo w'umuryango wa Benjamini, ajya wigarukaho. Pawulo nawe ubwe yarabivuze. Yego. Rero igiteye ubwoba nanone ni byakurikiyeho. Hanyuma itorero rya Efeso risoje umurimo waryo mu mwaka w'100, hakurikiyeho itorero rya Simuruna. Simuruna ubwaryo isobanura ishangi. Ishangi. Yego. Ishangi abantu bazi uruteja. Ishangi imeze nk'uruteja ariko nta kati gahumura. Iyo abantu babaga bashaka kurimbisha cyangwa guhumuza mu mazu agerwamo n'abantu benshi, bafataga utwo duti bakaturambura hasi kugira ngo abashyitsi nibaza bakadukandagira inzu yose itamemo uwo muhumuro. Ibaze rero iryo torero ryiswe Ishangi ryabaga rigiye gukorerwa ibintu bidasanzwe. Simuruna rero nubisoma mu byahishuye igice cya 6 ugasoma ku murongo waho ntekezo wa 3, itorero rya kabiri
ni itorero ryabayeho mu gihe Imana yari imaze gutegeka yuko mu isi hakurwa amahoro. Ni itorero ryabayeho ririmo abanyamahanga benshi ariko buzuye umwuka wera. Barahamije biratinda. Barangije inkota irabarya irahaga y'Abaroma. Ariko ubu ko batayo y'Abaroma yajyaga kwica ubwoko bw'Imana abakristo bahamya, ni nako iyo batayo yose yagarukaga yakijijwe. Igihe cyarageze rero bigeze muri 312 umwami Constante amaze kubona abantu bose bamugaragiye bose babaye abakristo n'ibihumbi byinshi by'abakristo n'amamiliyoni menshi y'abakristo yishe, yumva icyo kintu kizamuga amahoro. Agira ubwoba, ntabwo buriya yemeye Kristo hari uburyo bwo kumva ubutumwa bwiza, ahubwo yamaze kubona yuko atakaje amaboko menshi y'umurengera, abantu bose babibutse Kristo. Arangije nawe ayibuka Kristo bitavuye ku mutima, abatizwa byo ku gahanga, maze itorero riba ritangiye kugira uburyo ryakwemerwa mu bantu ndetse no mu nzego z'ubuyobozi. Iryo torero rya Simuruna ryamaze igihe kingana n'imyaka 200 rizenguruka hano ku isi rikora ubutumwa bwiza. Maze Constante yemeye ubutumwa bwiza, yemera n'abakristo bose kwisanzura, ariko nyamara cyari igihe kibi. Hazaho rero itorero rya gatatu ryiswe Perugamo. Perugamo risobanura ngo iki ahirengeye. Ndagira ngo bari urisobanure abari naryo tuza gusorezaho kugira ngo abantu baze kubyumva neza. Yego. Perugamo bisobanura ahirengeye. Yego. Itorero ry'Imana ryari ritakiri itorero rifite ipfunwe ryo kujya mu bantu bose, ahubwo atangiye yibaza icyo yakora. Nibwo yatangiye rero kurimbura iryo torero, ariko birangira atabigezeho, nubwo hapfuye miliyoni nyinshi z'abakristo mu isi, ariko Satani nawe atakaza itorero cyangwa se imbaraga yari afite mu isi z'ubwami bw'Abaroma. We rero ku gihe cya Perugamo yatangiye umwaka wa 313 igasoza umwaka wa 538. Perugamo yagize ibihe bitandukanye, ariko nanone twavuga yuko bitabaye byiza cyane ku bantu b'Imana, kuko babonye amahoro, batangira gusenga batihisha, batangira kwidagadura no kumva ko nta muntu ubarwanya, maze gukomeza kubaha Imana ntibyakomeza kuba muri bo, batangira kujya bakora ibyangwa n'Uwiteka. Iryo torero rya Perugamo rero ni itorero ritigeze rishimwa cyane, ariko nanone ryagombaga gukora umurimo waryo muri iyo myaka igera muri 180 kugira ngo icyo ryahamagariwe kigerweho. Twihuse rero mu mateka, dusoreze kuri iryo torero cyangwa risoza nta kibazo, twarisoza nta kibazo, cyangwa dukomereze kuri rindi? Reka dusoreze kuri iryo ngiryo, keretse niba nta kindi warivugaho. Yego. Ariko niba nta kindi nagira ibyo nkubaza. Yego. Hari ukuntu tujya tubona amatorero, dushingiye kuri ano matorero tubona hanze, ugasanga bamwe ni Abagatolika, abandi ni Abatisita, abandi ni Abadivantiste, abandi ni Abadeperi, aya madini nyine tuba turimo kugenda tubona. Yego. Hanyuma icyo nshaka wenda kugira ngo turebere hamwe, aya madini yose iyo yahurije hamwe ubona ari mu murongo w'icyo Kristo ashaka, mbese ari muri ya nzira ishobora kuba yabageza kuri Kristo ku buryo ku munsi w'amateka aya matorero cyangwa se aya madini azagera imbere ya Kristo, mbese aba bakristo bazagera imbere ya Kristo. Mbivuze nahoranije, mvuze nahoranije, nakubwiye ngo biragoye. Biragoye kuko kuba ijambo ry'Imana ritakigishwa nk'uko biri kugira ngo abantu batandukane n'icyaha n'igisa nacyo, biragoye.
ahubwo byateje impanuka mu by'uru rugendo, ari nazo wenda dushobora kuzageraho cyangwa se igihe kidukundiye twabigarukaho. Ariko icyo nifuza kugeraho ni iri torero rya kane, niryo nshaka gutangira nkarisobanuraho ko ryo rifite amateka akomeye cyane. Ni itorero ryitwa Tuwatira. Tuwatira bisobanura amayoberane. Iri torero ryiswe amayoberane ryatangiye hagana muri 538, ndetse hari abantu bazi amateka y'itorero ryatangiye icyo gihe, ribaranwa mu matorero 7 ya Yesu. Atagira wenda ubivuga mu buryo bwe, hari igihe abantu bajya bivugana amarangamutima, aya matorero uko ari 7 yose ni aya Kristo. Nubwo hari igihe abantu bayisobanura ukwabo, ariko nanone uko yayabaza ari 7 afite icyo yagiye yategekera, kandi buri torero rifite icyo rizasohoza. Iri torero rero kubera ko Roma ya gipagani yari imaze gutsindwa, Satani yabuze ubwami akoresha. Byabaye ngombwa ko amaboko yari asigaye yari ay'abakristo. Satani aragenda agota iri torero, abarigize batangira kurya intonorano, ni inyama cyangwa se n'ibyo kurya n'ibyo kunywa byatekejwe ibishushanyo bisengwa, batangira kugwa, barasambana. Gusambana, iyo bavuze gusambana, ni ukuba usenga Imana, hanyuma kandi warwara cyangwa wahura n'izindi mpanuka zo muri uru rugendo, ukajya kubaza abapfumu cyangwa se abakonikoni ibyawe. Uhereye kuri iri torero rero ryiswe amayoberane, ryabayeho rirakomeza. Ni itorero ryagize ibihe bibi cyane bisharirira abana b'Imana, ndetse Daniel yarabisobanuye muri Daniel 12 umurongo wa 11, niho havuze ngo hahirwa uwihangana akazageza iminsi 335, uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho ikizaya cy'umurimbuzi. Ikizaya cy'umurimbuzi rero nibutse nta kindi nuko Satani yari yashimuse, reka tubivuge mu mvugo numva ikwiye, yari yashimuse itorero ry'Imana. Satani yashimuse itorero ry'Imana arimarana imyaka 260, yarishimuse, arikoresha iby'agahato, ndetse ni naho ryo yaje kuba imbarutso y'ibihe bitari byiza. Satani rero iyo myaka 260 yarashize, ishira ahagana mu 1700, mu 1798, ariko mu gihumbi nkuko 1760, imyaka 1260 yashira mu 1798. Iyo myaka ishize Satani afite aho yagiye. Nusoma byahishuwe igice cya 17, hari ahantu Satani avuga yuko yasize intebe y'ubwami agira ahandi ajya. Satani rero ubu ngubu yagiye mu isanzure, ahantu yashinze ibirindiro, yazamukanye n'ikiyoka, aho yazamutse kuva mu 1755, ubwo abantu babonaga ibimenyetso bakabihuza, ari naho inkomoko y'amadini menshi yavuye. Uriya amadini menshi yavuye ku bwoba bw'inyenyeri zari zimaze kugwa agana mu 1555, 1755 zikubita ku isi. Baburi busobanuro bw'ibyo bintu, nta wari ubizi. Abantu batangiye kujya mu byanditswe cyane, ndetse buri wese uko yabyumvishe n'undi uko yabyumvishe, bahuriza umucyo hamwe. Bamwe barirema babitorero, n'abandi babirindi, n'abandi babirindi. Niyo matorero ariho uyu munsi wa none. Niyo nkomoko y'amadini. Niyo nkomoko y'amadini dufite uyu munsi wa none. Byabaye agana kuva mu 1550, 1755 kugera mu 1833. Niyo madini ubona uyu munsi wa none. Aba fondateri bayo bayahanze muri icyo gihe. Buri dini ryose ririho.
ariko hakaba na rya dini ryatangiye muri 538 naryo riracyariho na bugingo n'ubu, niryo ryitwa katolike. Amateka rero twihuse, Satani wari warashimuse itorero ry'Imana, yazamutse ajya mu isanzure, ajyayo aho akora umurimo ukomeye cyane wo kurega ubwoko bw'Imana, kugira ngo abantu b'Imana badahabwa imbaraga. Arahari, azavayo mu minsi itari myinshi, ariko noneho ingorane zihari ni izi ngizi. Hari ubwiru bw'ibintu abantu tubayemo n'ibigiye kubaho. Satani yasize apanze umurongo w'ibizakurikiraho, abisigira abantu be. Ubu Satani ntawe uri kuri iyi si yacu nk'uko abantu batekereza. Byaba nicyo kuvuga abantu bagiye, kandi ariwe turwana nawe. Aba ni abadayimoni. Aba ni abadayimoni. Satani naza, umunsi yazamutse ijuru ryahise ryijima, ndetse n'izuba ntiryongeye kuva mu mucyo waryo, ngo rimera nk'irifubiswe n'ikigunira, n'inyenyeri zo mu ijuru ziramanuka. Ibyo bintu rero, hari igihugu kimwe byagaragayemo cyane, ndetse haba n'umutingito ukomeye cyane waje kwica abantu ibihumbi bigera kuri 50, aho bita mu gihugu cya Portugal, i Lisbonne, agana mu mwaka w'igihumbi 500, agana mu mwaka w'igihumbi 755, ndetse n'igihumbi 780. Abantu benshi babonye inyenyeri ziva mu isanzure zikubita ku isi, kandi igishyitsi kibayeho hagana mu mwaka w'igihumbi 833. I Lisbonne bagize ubwoba bwinshi cyane, ndetse ahubwo no muri Amerika isi ntekereza ko aribo bari bajijutse, byatumye babitangariza abandi, ariko n'ahandi hose ibimenyetso nk'ibyo byarahabonetse. Abantu bashya ubwoba, batangiye gushaka Imana, babishyiramo imbaraga, bagira ububyutse. Imana irabasanga, batangira noneho kukwiragiza ubutumwa bwiza, bagera hirya na kure, imbaraga zirongera, barahembuka, itorero rirahembuka, abantu bagira imbaraga, baguriza ubutumwa bwiza, barihana. None uyu munsi byongeye biracwekera, kandi bicwekeye tugeze ku mwanya wa nyuma, aho dukwiriye kwitegura tukezwa, kugira ngo tudahitanwa n'iki kintu. Rero iyo usomye ibyahishuwe 12 hatubwira yuko hari ugiye kumanuka, yoherwa avanwa mu isanzure, yarangiza akaba ku isi. Uwo ni Satani, kugira ngo ahige umugore urimo ufite ibise byo kuramukwa, kugira ngo arye umwana we cyangwa se amwishe abyara. Nibyo abantu rero dusa nkaho tudahurizaho. Ndagira ngo wenda iki ngiki tuzakirebere hamwe ubutaha, ahubwo nkubaza iki kibazo. Yego. Watubwiye inkomoko y'amadini menshi tubona dufite, bamwe tunabamo. Ndagira ngo rero ni nkubaze iherezo ry'aya madini ryo. Yego. Ryaba ari irihe? Kuko niba hari inkomoko yayo, ariko byanga bikunze hari n'iherezo ry'aya madini. Yego, urakoze cyane. None iherezo ry'aya madini ryaba ari nk'irihe? Iherezo ry'aya madini, yego, yose agiye gusoreza ku itorero ry'Imana. Yego. Rimwe. Ritari ryuzi nanjye cyangwa ryonze. Rigiye kwiremaho nyuma y'uko abantu hari ikintu kigiye kubaho muri no minsi. Ubwo abantu bari gushyirwaho ikimenyetso cy'ubutegetsi bwa Satani, cyo cyitwa ikimenyetso cy'inyamaswa, niwo mwuka uhumanye, utuma abantu babasha kubaho bica amategeko y'Imana, kandi ugasanga babayeho ubuzima bwiza. Nyamara kandi abadafite icyo kimenyetso bo bakabaho nabi, kandi bihambira ku by'Imana yategetse. Aha rero niho hari imitandukaniro bikunze, twazayivimuze ku kiganiro kindi, tukareba ukuntu Imana igiye gushyira iherezo kuri ibyo byose, ndetse ahubwo ari nabyo byaremye icyo bita Babuloni. Ubundi Babuloni bisobanura ngo ururembo rw'Imana nyinshi. Ururembo rw'Imana imwe ni Yerusalemu, Babel. Babuloni rero bigasobanura ururembo rw'Imana nyinshi. Ubwo umuntu asigaye avuga Imana, ariko kandi yifite n'indi mihango
ya gipagani. hari n'izindi mana izindi abantu batabona ariko we abayemo. Urakoze cyane. Izo rero nizimara gushyirwaho iherezo nibwo itorero ry'ukuri rigiye kwita riboneka. Si rya rindi uzi nta nubwo nanjye ndizi ariko ryitwa itorero. Turagushimiye ku kiganiro cyiza uduhaye kandi muneneho ko kubwira abantu ko izi nyigisho akenshi na kenshi nizo abantu bakeneye. Impamvu mbivuze, hari umukozi w'Imana umwe twaganiriye aravuga ati izi nyigisho ni ukwambura ubusa Satani, abantu bakamenya Satani kurusha uko bajyaga bibwira Satani ariko batamuzi, kuko yabaga yihishe, yabaga yiyambitse ishusho yo kwera, yiyambitse ingeso nziza, yiyambitse gukora ibitangaza ariko abantu batamuzi. Aragira ati izi ni inyigisho zo kwambika ubusa Satani. Turagushimiye ku kiganiro cyiza ndetse n'inyigisho nziza uduhaye nk'uko nari mbivuze zo kwambika ubusa Satani. Nizere ko nitwongera kugukenera nta kibazo. Hari nk'uwifuza kuvugana nawe yakubona gute? Ni ya telefone n'ubundi 0782462449. Turagushimiye. Imana y'amahoro iguha umugisha. Yego, murakoze. Shalom.